Ndabasuhuje cyane mwe mwese mudahwema kubana natwe kuri iyi channel ya Nelia TV1, aho muri hose mwiyumvemo ikaze. Tugarutse ku basitari banyu, abasitari bacu, abasitari b'igihugu, abantu benshi bakunda cyane pe, kuko buri wese afite ukuntu, udakunda umugore akunda umugabo, udakunda umugabo akunda umwana, mbese udabakunda gutyo abakunda ari nka couple. Ni Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves, nibo tugarutseho ku nkuru zabo zigiye zitandukanye, aho abantu benshi bari mu rujijo bibaza nimba baratandukanye bya nyabyo cyangwa se bataratandukanye. Abantu benshi bagiye bababazwa n'urugo rw'iyi couple cyane, bababazwa nuko basenyutse bakimara gukora ubukwe, bagasenyuka mu by'ukuri, bagasenyuka ntacyo babaye, aribwo bageze igihe cyo gukundana cyangwa se kuryoherwa n'urukundo, ari cyo gihe bageze cyo kubaka urugo rwabo rugakomera, rugahama, rugashinga imizi. Ariko nyine muri icyo gihe nibwo urugo rwabo byavuzwe ko rwasenyutse, aho abantu benshi babivuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka kuri icyo kintu rero, ku bantu benshi babyibaza, baheze mu rujijo, bibaza ngo iyi couple, cyane cyane ku bayikundaga, bibaza nimba yarasenyutse koko bya nyabyo, nimba yaba itakiriho, nimba batakibana. Ababyibaza mwegere hino, mwumva amakuru ya nyayo cyangwa se mumenye ukuri kwinshi ku bigendanye n'iyi couple. Iyi couple rero ya Muyango Claudine, ikintu cya mbere wayimenyaho tudatinze, tutarajya kure, ni uko batigeze batandukana. Icyo ni ikintu cya mbere wamenya, ntabwo bigeze batandukana. Ntazuyaje ntaciye ku ruhande, hari ikintu ugomba kumenya. Ni ukuvuga ngo uyu Muyango Claudine na Kimenyi Yves, nubwo abantu benshi cyangwa se ku mihanda bagiye bavuga ko batandukanye, ariko amakuru ariho ubu ngubu ya nyayo, ntabwo bigeze batandukana, barabana kandi umubano wabo umeze neza. Wenda ikintu batandukanyeho nicyo kubana mu nzu imwe, mu rugo rumwe, ariko nubwo batakibana mu rugo rumwe cyangwa se haciye igihe batabana mu rugo rumwe, impamvu zabyo baziziranyeho. Wakwibaza se ngo ushobora kuvuga Nelia nawe ntukatubeshye, uti si ibyo bintu birizewe, cyane cyane ku bantu bakundaga iriya couple, ushobora kwibaza ngo byavuye he se? Nibyo ndaje nguhereze ibihamya n'ibimenyetso bifatika. Kuri wowe wakundaga iyi couple rwose ntujye kure, hama hamwe cyangwa se tega amatwi nkwihera ibihamya n'ibimenyetso bifatika kuri iyi couple. Ikintu cya mbere wamenya kimwe cyo ni uko, usibye ko turabijyamo, Muyango abantu benshi bamaze kumwibasira, ndabigarukaho. Reka nivugire cyangwa se nkwibwirire icyemeza cya nyacyo ko aba bantu batatandukanye, icyemeza ko bakiri kumwe, umubano baba bafitanye, baba bari mu nzu imwe cyangwa itari mu nzu imwe. Ibyo nibyo tugarutseho. Mbere na mbere, muri iyi minsi ibiri ishize, Muyango yageze gutya, cyangwa se Kimenyi Yves yagaragaye atwaye imodoka ya Muyango. Yari ari mu modoka Muyango kandi ari we uyitwaye. Mu by'ukuri ako kavidewo bagaragaje ntabwo bigeze batwereka bari mo imbere, ariko Kimenyi we yagaragaye atwaye imodoka ya Muyango. Ku bantu basanzwe bayizi, yari ayitwaye. Ibyo bikavuga iki? Buri wese nabitekerezaho ku bantu bakundanye cyangwa se ku bantu babanye nk'umugore n'umugabo, iyo akenshi bashwana nabi, cyane ko n'abariya nubwo mwabumvishe ntabwo twavuga ko bari bashwanye neza, nubwo batigeze babivuga, ariko dukurikije uko byagiye bivugwa ku mihanda, ntabwo twahamya ko nabo batandukanye neza, kuko gutandukana kose ni ugutandukana. Rero akenshi abantu batandukanye, aho umwe anyuze ahanyuze umuriro undi, kabone nubwo baba baratandukanye ngo nk'abasirimu, ngo biri muri siransiye, ngo biri mu bwubahane, gutandukana kose ni ugutandukana. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ntabwo baba baratandukanye ngo Muyango amuhereze imodoka ye yirirwa ayibyinamo cyangwa se yirirwa ayivimviramo, kandi abizi neza ko batakiri kumwe. Icyo ni ikintu cya mbere wamenya. Abizi neza ko atakiri umugabo we, nta gaciro akimuha, ntabwo yakamuhereza
imodoka ye ngo yirirwe ayitwaye, cyangwa se ntabwo yakamuhaye umwanya wo kugira ngo bahure n'iyo modoka nyine abe yayitwara, kuko abantu batandukanye nk'umugore n'umugabo batandukana nabi, kabone n'ubwo bihagararaho nk'abasirimu ariko banatandukana nabi. Kubera iki? Kubera yuko baba baziranye kuri byinshi cyane byiza kandi bibi, baba bafitanye amabanga menshi akomeye. Ubwo rero nk'iyo abantu batandukanye, kenshi na kenshi umutima ugarura bya bindi bibi, umutima uzura ibibi, aho kugira ngo wibuke ibyiza, kuko wibutse ibyiza ntabwo wamuta, ntabwo wakwemera ko mutandukana. Ariko iyo mwamaze gutandukana bya nyabyo, umutima ugenda ukugaruraho ibibi, ibyo bigatuma nta mahirwe ya kabiri wamuha kugira ngo agaruke mu buzima bwawe, keretse iyo ari wowe mu victime. Iyo ari wowe mu victime nko birumvikana biba ari danje, ariko mu gihe atari wowe mu victime nta kintu na kimwe cyiza cyo wabona cyatuma bibahuza. Usibye nanone ko uyu Muyango Claudine nubwo byagiye bivugwa ngo batandukanye, ngo we na Kimenyi ntibakiri kumwe nk'umugore n'umugabo, nta bimenyetso bifatika na bimwe byigeze bigaragaza ko batandukanye bya nyabyo. Nta bihamya bigaragaza ko batandukanye batakibana nk'umugore n'umugabo, usibye amakuru yo ku mihanda ashingiye ku bimenyetso bidashinga. Ikimenyetso cya mbere ababivuze bwa mbere bagendeyeho, bavuze ko ngo nta n'umwe ugiforowinga undi, bavuga ko ngo Muyango atagiforowinga Kimenyi, ngo ndetse na Kimenyi ngo atagiforowinga Muyango, yemwe ngo na poste zose ngo zari ziri ku ma platforms yabo agiye atandukanye, ngo buri umwe wese yamaze gusiba iby'undi. Ibyo ngibyo nkaba mbona neza ko atari ikimenyetso twakavuze ko dushobora gusiba ayo maposte, ariko twayasevinze ahandi hantu, wenda dushobora kuyashyira muri archive. Ushobora no kuba wabishyira no kuri machine, cyangwa se aho kuyabika ni henshi. Kuba abantu basiba biriya ntabwo ari cyo kimenyetso simusiga cy'uko batandukanye. Icyo nicyo rero bamwe bagenda bavuga ati dushingiye kuri ibi n'ibi n'ibi ntabwo bakiri kumwe nk'umugore n'umugabo. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri bavuze ko ngo icyerekana ko ngo batandukanye, ngo Muyango aherutse kubivugaho ngo kuri live yakoze, kuri live yo kuri TikTok, ngo yaje abisobanura, ngo avuga ukuntu ngo batakiri kumwe, ngo no ntabwo ariko yabivuze, ngo nyine ngo iyo live amagambo ngo Muyango yavuze ngo niyo yavuyemo ibimenyetso n'ibihamya byerekana ko baba baratandukanye. Ku bantu mutumvisha ayo magambo, uriya Muyango yagiye kuri cano y'umupasiteri umwe w'inshuti ye, aramuhanurira nk'uko bisanzwe ko basanzwe bahanura, ngo ati Muyango akira umugabo, Imana irambwiye ngo akira umugabo mu izina rya Yesu. Muyango rero ntabwo yakiye uwo mugabo mu izina rya Yesu, yabyanze akibyumva, ati reka nta mugabo nshaka, abagabo bose ni bamwe, iby'abagabo narabihaze, ikindaje ishinga ni ugushaka amafaranga. Ayo niyo magambo Muyango yavuze, abantu bayuririraho bavuga ko we n'umugabo we batakibana. Ibyo nibyo bavuze. Hanyuma arangije abantu bahita bavuga ngo ubwongo yakomfurimye, ngo yatanze amakuru ko nibyo koko nawe ukibyumva uhita wumva neza ko ubwo yaseze. Ariko se nkakubaza, nimba ndi umugore w'umugabo ukampanurira umugabo uwa kabiri umpanurire nawe mwakire kandi mfite uwanjye. Buri ikindi ku bantu mujya gusenga murabizi neza ko akenshi na kenshi iyo umuntu aguhanuriye, ndavuga abantu bajya muri ariya masengesho agendana n'ubuhanuzi, iyo umuntu aguhanuriye ukumva ibyo aguhanuriye ntabwo ari ko kuri, ntabwo mukoze isoni wihagararaho mu bundi buryo, ntabwo uvuga ati hoya umugabo ndamufite kuki umpaye uwa kabiri kandi umufite. Icyo gihe ushaka ukuntu rwose ubica amarenga, ariko utamusebereje mu ruhame ngo ugushe abandi, kandi afite abandi banagiye guhanurira bazanye imitima iremerewe. Burya umuntu ufite umutima uremerewe n'iyo umubeshye uba umworohereje, kuko wenda umuntu
bagiye gutereza cyamunara. Yaje gusenga Imana ngo imubwire ati imitungo yawe nyihagazeho, ntabwo izagenda muri cyamunara. Buryo uwo muntu ukabone n'ubwo wamubeshya, uba umuhaye ihumure, uba umuhaye umutima ukomeye, bikamutera kumva muri iryo joro kuryama agasinzira agahumeka, wenda bikongera bigatangira ejo. Ariko mu by'ukuri baguhanuriye ibintu kumva ntabwo ari byo, warangiza kumva ko atari byo, ugahita unyomoza ubiguhanuriye ako kanya. Burya icyo gihe ntabwo ari we uba usenye wenyine, uba usenye n'abandi bayoboke bamwizereyemo. Kuko mu bateraniye muri iryo dini cyangwa se mu bateraniye kuri uwo muntu, haba harimo abaje gushima. Ntabwo abantu bose baje mu bibazo. Mu bantu bose baje guterana haba harimo abaje gushima, baboneye umugisha kuri uwo muhanuzi cyangwa se kuri uwo mukozi w'Imana. Niyo mpamvu utakwifata mu ruhame cyangwa se mu mbaga y'abantu ngo ube wavuga ati mwiza oya, uvuga uti hoya, mbese unyomoze umuhanuzi. Ibyo bintu murabizi neza ko ntabwo ari byo, ubugushije abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse n'uwo mupasiteri uba umuhemukiye kuko umucaho abayoboke, nawe ubwawe ntabwo uba wubahe. Mbese nyine ni uko bigenda. Niyo mpamvu rero Muyango ntabwo yashoboraga guhakana ati mu izina rya Yesu nta mugabo nshaka, nta mugabo nkeneye, ndamufite. Ntabwo yashoboraga guhakana. Kubera iki? Yagombaga kukubaha uwo mukozi w'Imana, akanamwubahisha mu iteraniro rye. Iteraniro rye rero ryabereye kuri TikTok, kandi iyo TikTok iyo live rero iriho abantu batari bake, kuko murabizi abantu bashaka Imana ni benshi kandi batandukanye. Nicyo cyabaye kuri Muyango. Muyango avuga ko nta by'abagabo akeneye, iby'abagabo yabivuyemo. Ako kantu konyine niko katumye abantu bahita bumva ko ngo urugo rwe rwasenyutse, we n'umugabo we batakiri kumwe. Murabyibuka no hanaje za nkuru zagiye zitandukanye bavuga ukuntu ngo Muyango ari indaya, ngo akazi akora ngo ni ak'uburaya, ngo ntabwo ari ak'umugore w'umugabo. Kandi mubyibuke, usibye iki kibazo Muyango yahuye nacyo cyo kuba we n'umugabo we hazamo aka kabazo, bari bamaranye igihe kirekire. Kimenya abizi neza ko ariko kazi akora, kandi mubyibuke umugore n'umugabo ni ibintu baba baziranyeho bombi. Ntabwo umugore yajya mu kazi abizi neza ko umugabo atagashyigikiye. Impamvu Muyango yagakoze bigatinda ni uko umugabo yari abizi nyine ko ariko kazi ke ka buri munsi, ndavuga kamwe ko guhostinga. Umugabo yari abizi neza ko ariko kazi kabo bombi, ariko kazi k'umugore we kabatunze bombi. Ntabwo yigeze akagiraho ikibazo. None iyo akagiraho ikibazo aba yarabivuze. Ntabwo yigeze agaragaza ko atewe ikibazo n'akazi umugore wakora. Kubera iki? Azi inyungu zikavamo. Nubwo abantu benshi nyine bavanga Muyango ngo uri indaya, aramaze. Ni indaya gute kandi umugabo we abyemera? Akazi akora nimba umugabo we akemera, twebwe rubanda turi bande tumwita indaya? Aho rero rwose nizere ko kukigendanye n'akazi kabone n'ubwo waba ukora muri ofisi yo kwa meya, uwo mwashakanye mu gihe atabyemera, nawe ubwawe ukagira kumvira imyemerere y'umugabo wawe, icyo gihe mu rwego rwo kugira ngo wubake, nimba urugo urushyize imbere kuruta akazi, washobora kukareka kugira ngo we kubangamira uwo mubana. Mu gihe yaguhaye impamvu ukumva zirumvikana. Icyo bivuze ni iki? Akazi ako ariko kose, abe keza abe kabi, mu gihe uwo mubana atakemera, atagashyigikiye kubw'impamvu yaguhaye zifatika, wakareka. Nawe uriya we nanone twe kwitwaza ngo nuko ari akazi ko guhostinga, ngo twumve neza ko nawe yagombaga kukareka direct, nta cyabaye, umugabo ntacyo kamutwaye. Njye ku bigendanye n'akazi, Muyango ntabwo mutera amabuye, ntabwo mujajinga, bitewe n'uko nimba ari akazi kishyuriraga umwana we minerivare, kagatuma umugabo agira ziriya furesheri, umugabo akajya muri jimu, kakavuza umugabo. Mubyibuke ko yamaze igihe kinini yaravunitse, kuko nimba mubyibuka neza yakoze ubukwe afite imvune. Ibyo ngira ngo murabizi. Ntabwo nakumva ukuntu rero akazi kagize gutya kagakora ibyo byose mu rugo. Ntabwo njye nahagarara ngo nkite kabi. Nakita kabi ari uko ndamuha keza cyangwa ndamurangira keza. Nimba nta kazi keza ndamurangira ako arimo, nta mpamvu
nakabaye nkafata ngo nkapfobye ngo nkite kabi. Njyewe no kuri Kenisi mumbabarire ku bakunzi be muvugeho gato, ntabwo ni umukire, njye nimwita umukire, ntabwo ndaba mbeshye pe. Ntabwo yagombaga gufata Muyango ngo avunire mu ivi kwa ruriya rwego, abizi neza ko ashobora kumuhindurira ubuzima akamuvana muri host, akamuvana mu guhostinga. Ni henshi yashoboraga kumuha akazi hirya no hino, cyangwa akamuha igishoro. Burya mwa bantu mwe, uwo utateye inkunga ntukababazwe n'uko abayeho, ntukababazwe n'uko abayeho kandi nta ruhare na rutoya wagize kugira ngo ahindure bwa buzima. Ntabwo agombaga guhagarara ngo amwite indaya, nimba kuko yarabonye ko ari indaya bikaba bimusenyeye urugo. Nk'umuntu ukunda umuryango nyarwanda, yagombaga kugira icyo akora kugira ngo ave muri buriya buraya. Hanyuma nubwo njye ubwo buraya ntabubona, hanyuma azaze kujajinga nyuma avuga ati njyewe nabumuvanyemo arabyanga. Icyo gihe byagombaga kuba bifite ishingiro, uti njye nakoze ibishoboka byose ngo ave muri kariya kazi ko nabonaga kazamusenyera. Ibyo ngibyo yashoboraga kubivuga bikumvikana. Ariko nimba nta kintu wakoze ku buzima bw'umuntu, we kuza unenga ibyo umusanzemo, kuko baca umugani ngo ntawanga ibyiza arabibura. Ubwo rero aho ngaho ni ku kazi ka Muyango. Nari nyibabwira ibintu rero bigaragaza ko bariya bantu bari couple bataratandukana. Icya mbere nari mbabwiye ni uko Kimenyi nyine yagaragaye atwaye imodoka ya Muyango. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, hari interview baherutse gukora bo ubwabo, hari interview baherutse gukora yabaye mu ibanga rikomeye. Umuyango ari kumubaza utubazo, tubona ko utubazo twuzuye urukundo. Iyo ni interview ya vuba, hari akavideo kacaracaye rwose, aka interview kuzuye urukundo rwinshi, uvuga uti wow, byiza cyane. Ako nako ni akandi kagize gute, kagaragaje ko uko byagenda kose umubano wabo, nubwo wenda waba utameze neza, ariko kandi baracyarebana ijisho ry'impuhwe, ijisho ry'urukundo. Reka mvuge ngo baracyarebana akana ko mu jisho. Hanyuma rero ikindi nakubwira cyerekana ko uko byagenda kose umubano wabo ugikomeje, kabone nubwo waba wari warajemo agatotsi, mbese ako gatotsi nimba karanajemo karashize. Ni igihe ni akavideo nanone kamaze iminsi kigeze kacaho, nubwo ko katatinzeho, uriya Kimenyi Yves ajyanira Muyango indabo. Yamujyaniye indabo, ni surprise yari amukoreye. Muyango ni ibintu yishimiye cyane, izo ndabo yarazakiriye arashimira, ati iyi surprise aramushima, turategura, mbese nyine arabishima bya hatari. Ako nako kagaragaza ko umubano wabo uko byagenda kose nta kintu, nta kibazo kiwurimo. Kabone nubwo cyaba kiwurimo, kagaragaje ko bakundanye. Bashobora kuba batabanye nk'umugore n'umugabo, ariko urukundo rurahari. Icyo ni ikindi wamenya. Ako kavideo karabaye, kanyuzeho. Wowe utarakabonye ujye mu biganiro byo kuri Neli ya TV1, hari video twakoze tukagarukaho. Ako kavideo katangiraga nako kariho, ukarebe. Igihe Kimenyi Yves yari asanze Muyango mu kazi, amuha indabo. Indabo Muyango yishimiye ndetse cyane pe. Icyo nacyo ni ikindi cyerekana ko batigeze batandukana, ahubwo kahanyuze. Rega mw'abantu mwe mujye mwemera, uriya muri ubu buzima, cyane cyane ubuzima bw'abashakanye, ni ubuzima bubamo udutego twinshi cyane, udutego tugiye dutandukanye. Hari igihe agatego kamwe ugacamo kakakunanira, nyine kakakugusha, ni umutego nyine ukagufata. Cyangwa se reka tuvuge ya mahembe, kwa kundi bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Rimwe na rimwe usanga ya mahembe nyine yakwatatse, ugasanga wayaguyemo. Nicyo cyababayemo, bari bagize gushwana nk'izindi ngo zose, bari bagize gushwana nk'izindi ngo zose. Ngire ngo murabyibuka, sinshaka kubigarukaho, ariko se hari urugo rudashwana? Ugira ngo nta rugo rudashwana, ni uko nyine tutabinyuramo kimwe, ariko ingo nyinshi n'ubundi ako kantu ntabwo kajya kabura. Ikindi abasitari mujye mubavaho mw'abantu mwe. Nubona umuntu ari umusitari, umutima ukakubwira uti uyu ni umusitari, nshingiye kuri ibi n'ibi n'ibi, ni umusitari, ujye umuvaho.
buriya abasitari ni ibintu byinshi bakereya, ni ibintu byinshi barema kugira ngo hiti yabo igumeho, kugira ngo bagume bamamare. Kubera iki? Kwamamara kwabo bibabeshejeho, kwamamara kwabo birabatunze. Usanga kenshi na kenshi inkuru zibavugwaho bazigiramo uruhare. Tuzi abasitari benshi muri kino gihugu bishyura abantu bamwe na bamwe, aba content creator, kugira ngo babavuge. Yamuvuga ibyiza, yamuvuga ibibi, w'icyo aba akeneye ni uko avugwa, atitaye ku byo aravugwaho, atitaye ku cyo ari cyo cyose. W'icyo aba akeneye ni uko avugwa, nta kindi. Usanga reka dufate urugero kuri Diamond. Diamond muzi ko bamwise Gapfizi. Diamond abantu benshi bamuvugaho kugira ngo iryo zina Gapfizi riboneke, ni uko bamuzi nk'umuntu ukunda abagore cyane kandi wagerageje gutunga abagore benshi ku myaka ye mike. Uyu Diamond rero rimwe na rimwe niwe ubikereye. Bamuzi abagore bagiye batandukanye, bazari cyakoze ngo bari kuri Zucuho n'amazi menshi atagiye. Zucu wagira ngo sinzi utuntu yamuhaye. Murabona uriya Diamond iyo abona ko atari kuvugwa, iyo abonye haciye iminsi atavugwa, ntawe umuvuga, we ubwe niwe uhita ushaka icyo akora atitaye ku cyo ari cyo cyose, bigatuma avugwa. Nta kintu na kimwe yitayeho, niwe wita ku kintu arakora, bigatuma avugwa. Yajya mu bagore, yakora ibiki, apfa kuba we icyo arakora kiratuma avugwa muri Afurika ndetse no ku isi yose, aragikora. Ngira ngo murabizi ko Diamond ari umwe mu basitari bakomeye hano muri Afurika, ariko nyine ni uko abayeho. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Abasitari benshi bafite izina rikomeye baharanira kugira ngo, cyangwa se bagerageza kuvugwa, bagerageza kugira ngo bamamare, bakora ibyo ari byo byose biratuma bamamara, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Icyo bapfa ni uko bakomeza kuvugwa, bakomeza kugenda bavugwa hirya no hino mu mihanda. Ubwo rero n'abantu ba Muyango, mu gihe bo ubwabo batarahagarara bavuga ati ntabwo tukibana nk'umugore n'umugabo, twatandukanye. Ntugahagarare ngo uvuge ngo baratandukanye, kandi gutandukana kw'abashakanye byemewe n'amategeko nta kundi ni ukujya gusesa ya masezerano, aribyo twita divorce. Ni ukujya gukora divorce. Mu gihe couple itarakora divorce, cira birarura, biveho. Mu gihe couple itarakora divorce ngo bidekarare, ngo uvuge ngo batandukanye byemewe n'amategeko, ntukifate ngo uvuge ngo abo bantu batandukanye. Reka mbahereze nk'urugero rw'umusitari mukunda muri benshi uzwi mu mujyi no mu cyaro. Reka dufate Vestina wo muri Vestina na Dorcas. Muribuka bajya gusohora indirimbo yitwa Usisite. Indirimbo yitwa Usisite bamaranye iminsi, ni nayo baheruka. Muribuka iyo ndirimbo bajya kuyisohora ko aribwo Vestina yahise ashyiraho rya tangazo rivuga ku mugabo we, bivuga ukuntu bamushutse agashaka atabihisemo, agashaka nabi. Ibyo bintu mwaba mubyibuka? Kuki iryo tangazo barishyizeho bagiye gusohora iyo ndirimbo? Abantu bakabavuga we, babona bamaze kwamamara, indirimbo bayisohorana muri iyo hiti, muri uwo mujyo wa hiti, indirimbo iragenda ikubita amaviyuzi. Koko ikubita icyo bita viyuzi. Kubera iki? Intego yabo nyine yagezweho. Kuko nta handi, buri kinyamakuru cyose wafunguraga cyo kuri YouTube, yemwe n'amaradiyo mu kigendanye n'imyidagaduro, bahitaga bavuga kuri Vestina, bahitaga bagaruka kuri Vestina, buri wese kugaruka ku magambo Vestina yanditse. Usanga bahitinze muri iyo minsi, kandi koko nibo bari bahitinze. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Aba basitari byinshi babigiramo uruhare. Niyo mpamvu njye ntabwo nahagarara ngo nkwemerere ko aba bantu batandukanye nta butumwa bwabo bwite baratugaragariza, bataratwereka ko bakoze divorce. Ntabwo batandukanye. Ibi ndabikubwira, nimba uri umukunzi wabo, ukora analize nka wowe ubwawe, urasanga ibyo nkubwira ari ukuri. Muyango murabizi ko afite ubundi gutandukana kwabo kujya kuvugwa, nibwo Muyango yafunguraga, yatangizaga iriya content yitwa Who is my date today.
murabizi ko ari ntuza content yakunzwe cyane, kandi koko murabibona ko ikurikirwa n'abantu batari bake, cyane ko iba yitabiriwe n'abasitari benshi. Ubwo rero byatumye avugwa, na n'ubu ngubu aracyavugwa nyine, kugira ngo content ye igende irebwe, kuko burya nimba umuntu ashoye amafaranga ku kiganiro nka kiriya cyangwa se kuri videwo nk'iriya, icyo aba agamije nawe nta kindi ni ukugira ngo azabone feedback cyangwa se azabone inyungu ziturutse muri ya videwo nyine yashyizeho, nawe abone ibyo yashoye, abone views. Nta kindi rero cyatuma abona views usibye kwamamara. None ndaguha urugero, who is my date, iyo content ye buri muntu wo mu cyaro iramufasha iki? Umuntu utazi ibya date urumva arajya kuyireba? Umuntu usibye no mu cyaro, dufate n'abo mu mujyi, umuntu utamenyereye ibyo bintu byo kuri date ntabwo iyo content yajya kuyireba. Ariko kuko azi neza ko Muyango, ninde uri kuvugwa muri iyi mihanda? Ni Muyango. Ni uwuhe muntu uzwi muri iyi mihanda? Ni Muyango. Ninde ufite ibibazo n'umugabo we? Ni Muyango. Kubera yuko ari kugenda avugwa, bizatera gusacinga ati reka njye kureba uwo Muyango ninde. Agisacinga Muyango, nta kindi azabona mbere ni who is my date. Content ye niyo azabona. Akibona content ye bimutere kureba, bimutere kuba yakurikira ibyo biganiro bihanyura. Were intego ye ibigezweho, misiyo ye yo kuba yagira abantu bamukurikirana ibigezweho. Niyo mpamvu buriya ku basitari mujye mubavaho, kenshi na kenshi bakora ibyo bazi bitewe n'uko baba bazi inyungu y'ibyo barimo, baba bazi inyungu y'ibyo barimo pe. Muri kubyumva. Gusa nanone sinabura kuvuga ko hari abatandukana, ariko nimunabicunga, abatandukana muzasanga bafite impamvu zifatika. Dufatire urugero kuri Platini. Nibyo koko Platini yatandukanye n'umugore we, nta n'igihe kinini bamaranye, ariko kubera iki? Yamuzanye atwite, kandi bakundanye igihe gito cyane. Arangije uwo mwana akamukemanga. Murabyibuka neza ko yahamagawe n'uwitwa Olivier amubwira neza ko uwo mwana rero atari uwe. Aramubwira ati igihe kirageze ngo mpe umwana wanjye, cyangwa se nanjye nze ndera umwana nabyaye. Urumva Platini nta kindi yagombaga gukora, nta kindi kintu yagombaga gukora, cyumva neza ko arera umwana utari uwe. Yagize ute? Yahise ajya gukoresha DNA, asanga ko ku mwana ntabwo ari uwe. Ajyanye na Olivier, asanga umwana ni uwa Olivier 100%. Yagombaga gukora iki? Yagombaga gukora icyo bamusabye. Yaretse umwana arerwa na se. Kubera iki? Umuhanga yaravuze ngo amaraso araremera. Yararetse umwana arerwa na se. Arangije habaho iriya divorce. Murumva ko iyo mpamvu ifatika. Nanone ntabwo navuga ibyo gusa ngo mvuge ngo abatandukana bose nuko bafite impamvu zifatika, ariko unarebye ziba zinahari pe. Ugasanga wenda umugore ufite wamukuye hehe ku mihanda, ntuzi iwabo wahamenye nyuma. Ibyo bigatuma muri cyo gihe wakabaye umumenya, akwiyereka uwo ari we mumaze kubana. Ugasanga kubana kwanyu ntabwo bizahura, ugasanga ntibihura, ntibivamo. Kubera iki? Wamuzanye utamuzi, wamukuye ku mihanda. Nkabantuza nk'abadani nanone cyakoze bose nabagarukaho, ugasanga urabona umugore yaramufungishije. Mbese ugasanga izo divorce hari aho zaturutse. Uko kutabana kw'abo bantu bifite aho byagiye biva. Turabizi yaramufungishije. Abo ngabo uko batandukana birashoboka kandi biranumvikana. Ariko dufatiye urugero kuri ba Muyango, nta nkuru n'imwe ibazwiho idasanzwe, usibye biriya byo kuvuga wenda ngo Muyango bamukekaho ubutinganyi, ngo Kimenyi Yves n'umutinganyi, ngo yagaragaje amafoto y'ubwambure bwe. Biriya mu by'ukuri ni inkuru z'abasitari nabibabwiye, ni inkuru z'abasitari. Buriya inkuru nk'izo z'impuha ushobora kwica ufata ukavuga ati this is a rumors. Birashoboka ko ziba zaturutse kuri bene zo, bazi impamvu yazo, cyangwa se kabone nubwo zaba ari reality. Burya umuntu wese w'umuhanga ntabwo ibintu nk'ibyo byamusenyera urugo, kuko habaho guhinduka k'umuntu. Umuntu wese mu buzima bwe arahinduka akaba mushya.
ibyo ngibyo ntabwo byatuma usenya ijana ku ijana, cyane nka ba Muyangore bamaranye igihe gito cyane. Ntabwo ari abantu bagombaga gutandukanwa n'ibihuha ngo, ariko ubundi ndabaza, mugira ngo abantu ariya mafoto kuba yajya hanze y'ubwambure bwabo, uzi ko 90% baba babizi? Kuko ngo Kimenyi Yves yagaragaje ubwambure bwe, reka ntandukane nawe, akenshi baba babizi. Icyo navuga ni iki, abatandukana baratandukana, n'impamvu zituma batandukana nazo ubwazo ziba zihari. Ntabwo twahagarara ngo tuvuge ngo abantu ntibatandukana, ariko urebye ibintu bisenya ingo nyinshi cyane. Kwa Muyango tuvuze ibigaragara byagiye bisenya ingo z'abasitari, kwa Muyango ntabwo byari biriyo. Nshingiye ku kuntu izindi ngo zagiye zisenyuka gake 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 gake, ntabwo kwa Muyango hariyo impamvu zifatika zatuma urugo rwabo rusenyuka. Anyway, ni couple abantu benshi bakunda, benshi bari bababajwe nuko ariko nyine gusenyuka kwabo byari byabababaje, bafitiye impuhwe Miguel. Bati se Miguel arabahwata, ati nimwihuze murere umwana ndetse mubyare n'abandi. Babona neza ko kuba Miguel yarerwa na nyina gusa cyangwa akarerwa na se ari ibintu bibabaje, kandi koko umuntu wese uzi kurera icyo ari cyo abyumva vuba. Ni ikintu nyine uhita wumva vuba. Abakunzi bo bababaye, abakunda iriya couple, abakunda Muyango bati Muyango koko ko ukiri mutoya ugiye kuzashaka abandi bagabo, utangirwa ubarirwa abagabo washatse nka bimwe bya ba Pastor Mutesi. Mbese abantu benshi bifuza ko bakongera bakabana nk'umugore n'umugabo. Nabwo ngo nimuhumure, iyi couple ntaho yagiye, kandi vuba bidatinze muraje mubone icyari cyihishe muri ibyo byose byagiye bivugwa. Muraje mubone ngo Muyango yari he, Kimenyi yari he, bari bagamije iki. Ibi mbabwira ni ukuri, kandi muzabibona, muzagaruka kuri Nelia TV1, ibyo byose mubyandikeho, muzashyira muri comment bya bintu wavugaga koko byari ukuri. Ntabwo yigeze batandukana, cyakoze byaravuzwe, ibimenyetso bimwe na bimwe bikagenda byigaragaza, ariko ibimenyetso byagaragaraga ntabwo ari ibimenyetso byari bifatika. Ntabwo byari ibimenyetso bifatika twashingiraho tuvuga ko batandukanye koko cyangwa batakibana. Mushyitse umutima hamwe, n'abantu mutabakunda rwose mubwire imitima yanyu ituze. Muyango na Kimenyi baracyari kumwe nk'umugore n'umugabo, baracyari kumwe nk'umugore n'umugabo. Ibi ni njyewe ubibabwiye kuko ndabihamya ko bakiri kumwe nk'umugore n'umugabo. Nizere ko mwanyuzwe, nizere ko buri wese yamenye ukuri, nizere ko ufite analize zawe, nizere ko ufite comment zawe, ariko icyo nakubwira cyo ibi nkubwiye niko kuri, kandi vuba cyane muzongera mwongere mubone bongeye kubana nyine nk'umugore n'umugabo bitari kera. Nimba ukunda iki kiganiro kanda like, nimba twemeranya byandike muri comment, cyangwa se nimba ufite nawe kubyumva ubishyire muri comment. Ufite ikibazo wabaza kuri bo wacyandika, twakubariza ukazahabwa igisubizo kuri bo. Mbese ufite icyo wababaza icyo ari cyo cyose wagishyira muri comment, vuba cyane uba ugomba gusubizwa hadaciye amasaha 24. Umusitari waba ukunda uwo ari we wese wamushyira muri comment, ukeneye kugira ibibazo umubaza nawe akagusubiza, wabona ibisubizo vuba. Ndabizi tuba dukunda abasitari bagiye batandukanye, kandi dukeneye kubamenyaho byinshi byimbitse. Ushobora kubaza Muyango uti Miguel azarerwa ate, ushobora uti mwe kubabaza Miguel mwamubyaye mumukunze, umwana mwiza usa na se, wa mugani wa bubu. Mbese ushobora uko biri kose kugira nawe icyo utangariza iyi couple cyangwa se Kimenyi, ubishyire muri comment, duhurire muri comment. Nkeneye kumva ibitekerezo byanyu, nkeneye kumva icyo muvuga kuri iyi video. Reka nsoze mbashimira mwe mwese twabanye, mwakoze cyane. Nshimira weho wakoze subscribe, nshimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira, abari hanze y'u Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye, muri Afurika, hirya mu yindi migabane, muri Amerika, Europe, Asia. Mwese ndabashimiye ko njya mbibona ko mudukurikirana, kandi ntimuhwema kudukurikirana. Abari i Burundi ntabwo nabibagiwe, ni muri Afurika muri rusange. Ndabashimiye, muhabwe umugisha n'Imana, ndabakunda cyane. Munkundire duhurire muri comment hano ni kuri Nelia TV1. Uzibye ko ntabwo nasoza ntabwiye abantu batarakora subscribe ngo nabo bakande subscribe, kuko nta kintu kimwe bitwaye.
ni support, ni inkunga, cyane ko iyo ukanze subscribe umenyera amakuru ku gihe, amakuru akugeraho ku gihe, ukamenya amakuru y'umusitari ukunda mu ba mbere, mbese nyine uba uri update ku nkuru izo arizo zose z'icyamamare ukunda. Kandi mbabwira ko hano kuri Relative One ntabwo tugira amakabya nkuru, ntabwo twibasira, nta nubwo tubeshya, ibintu tuvuga biba biri reality, nawe ku buryo ukoze research ya wowe ubwawe cyangwa se ugakora analyse ya wowe ubwawe usanga bya bintu bihura n'ukuri. Reka nsoze mbashimira, mwakoze kubana natwe, Imana y'amahoro ibarinde, ndabakunda cyane.